twavuga yuko ari intsinzi igihugu cya Iran gikinnye. hariya harimo ibintu bibiri. harimo imbaraga za diplomasi, yego, hakanabamo n'imbaraga za politiki ndetse na strategy y'urugamba, yego, kubera ko buriya none se wagize ngo kuvuga ngo Israel yahagaritse gutera Liban, wagize ngo ni impuhwe se z'uko nyine badashaka kuyitera, ahubwo habayemo kureba kuvuga ngo ubundi biri gutera Iran, gutera Liban, yego, ko biri kutwongerera ibyago, kandi rega baratuvugishije ukuri bya bihugu byarajegeye. Tubanze tumenye ngo Hormuz ubundi ni iki. Ubundi iyo ugiye mu mateka ya kera ukareba rya zina rya Hormuz ahantu ryaturutse, yego, ukomoka ku cyambu cya kera cyo muri Perisi, ku Buperisi, cyo muri Perisi, n'ubundi cyitwaga Hormuz. Ari cyambu gikomeye cyane cy'ubucuruzi, rikaba ari izina bakomoraga ku bijyanye ryakomokaga ku mana yitwaga Mazida, ikaba ari imana y'idini rya Zoroastrianism. Bikagaragaza ko aka gace kari gahuriyemo amateka menshi cyane ajyanye n'idini ndetse n'ubucuruzi, ariko bwo mu nyanja. Yego. Ni ukuvuga ngo rero biriya bintu ntabwo ari ibintu by'aka kanya, ni ibintu byabayeho kuva na kera, kuko dufashe nk'urugero buriya mu 1980 habaye intambara bise ngo ni Taker War. Iyo ntambara yari intambara ikomeye cyane yabereye n'undi muri uriya muhora wa Hormuz, yari isharamenyeje Iraq ndetse na Iran. Buri gihe rero Iran ifata uriya muhora nk'igikoresho cya politiki, nimututera cyangwa se tukarwana cyangwa hakabaho amahoro makeya, twebwe turafunguye umuhora murahita muhungabana. Yego. Muri ano masaha y'igicamunsi twabashije kumva inkuru, ni inkuru yaturutse mu burasirazuba bwo hagati, inkuru ivuga ku ifungurwa ry'umuhora wa Hormuz, Strait of Hormuz, bigendanye n'intambara yari imaze iminsi ngira ngo amezi 2 arengaho. Uyu munsi rero akaba aribwo twamaje kumva Iran itangaza yuko yamaze gufungura uwo muhora. Iyo nkuru yaba yakugezeho bwana Tumugane? Iriya ni inkuru ikomeye cyane umuntu wese yumva kandi abashaka kumva, kubera ko tuzi ibyuriya muhora. Ariko kimwe mu bintu buriya Iran ngo yari yarashyizemo nuko igihugu nka Israel kigomba kwemera yuko umushinga bare bafitiye Libanone, tujya twumva muri Bibiliya ngo Libanone, nuko bagombaga guhagarika ibitero bare bagiye bare barimo gutegura ngo byakarabutaka byo kurasa igihugu cya Libani, kubera yuko igihugu cya Libani nicyo ngo gicumbikiye ya mitwe Israel ihora ihiga. Hanyuma rero Amerika, Iran ibifashijwemo na Amerika mu biganiro bagiranye byabereye Washington ku munsi w'ejo mu kugeza mu rukerera, Amerika rero ikaba yabashije kumvisha Israel yuko ihagarika ibyo bitero yashaka kurasa muri Liban. Kuba barafashe uwo mwanzuro wo kuza hariya ariko bitwaje iturufu y'izo ntwaro bakaba barazibuze, ntabwo twavuga yuko ari ikimwaro, wongeyeho no kuba niyo ntambara birangiye bigaragara yuko batari kuyitsinda. Buriya kuri ground, buriya mu by'ukuri hari ukuntu mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga, cyane cyane ndavuga ubwo amategeko mpuzamahanga, yego, cyane abayatora ni nabo bayica. Yego. Ni ukuvuga ngo igihe ari cyo kuba aka kanya ngewe naza nkakora icyaha, wamara kugikora ukanjyana mu rukiko ariko hakabura ibimenyetso, icyo gihe urukiko rurandekura. Yego. Rurandekura ntacyo ribunyagirize, ariko kuri ground ababireba baravuga ngo uyu muntu nubwo yarekuwe habuze ibimenyetso, ariko iki kintu yaragikoze kandi iki kintu kiragaragara nabi, ntabwo bikuraho ko sosiyete igomeza kugukemanga. Rero kuba ubu twavuga yuko se wenda hari agahenge biri gutanga ku bigendanye n'ibikorwa bihakorerwa, ubucuruzi bwambukiranya imipaka bucaho ngaho kuri ayo mazi, twavuga yuko hari agahenge abatuye isi tugiye kugira. Birumvikana cyane rwose, kuko urumva niba ari umuhora twese twajyaga
twari duhanze amaso tubona ko ubu ngira ngo n'umwana ushobora kuba akimenya ubwenge ashobora kumva iriya ntambara ya Iran ndetse na Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka tubasuhuze inshuti bakunzi bacu mukomeje kudukurikira mujya mubana natwe mu nkuru ndetse n'ibiganiro bijya bitambuka ku butumwa. Twizeye yuko aho muri hose amahoro nyagasani akomeje kugenda abana namwe. Ku murongo wa telefone rero tukaba turi kumwe na mugenzi wacu dusanzwe tubana hano ku butumwa. Ngira ngo abantu bamwe bamaze kumumenyera, amazina ye yitwa Tumugane. Bwana Tumugane, turagushuhuje cyane ku butumwa, tuguhaye ikaze. Ndabasuhuje namwe, murakoze. Yego. Muri ano masaha y'igicamunsi twabashije kumva inkuru, ni inkuru yaturutse mu burasirazuba bwo hagati, inkuru ivuga ku ifungurwa ry'umuhora wa Hormuz, Strait of Hormuz, bigendanye n'intambara yari imaze iminsi ngira ngo amezi 2 arengaho. Uyu munsi rero akaba aribwo twamaje kumva Iran itangaza yuko yamaze gufungura uwo muhora. Iyo nkuru yaba yakugezeho Bwana Tumugane? Iriya ni inkuru ikomeye cyane umuntu wese yumva kandi abashaka kumva, kubera ko tuzi ibyuriya muhora cyane cyane mu minsi nk'iyi ngiyi. Ngira ngo no mu ijoro ryakeye wabonye ko muri iki gitondo natwe byatugezeho ingaruka mu bijyanye n'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli. Itangazo waribonye rya rura ryari ryakugezeho? Baribonye rwose. Yego. Bwana Tumugane, nagira ngo nkubaze, ariko se iri zamuka ry'ibiciro wenda nta wakwirengagiza kereka umuntu udakurikira amakuru agiye atandukanye hirya no hino. Turabibona yuko rwose ari ukubera nyine imidugararo n'intambara, umutekano muke uri muri kara gace kubera izo ntambara nyine hagati ya Amerika, Israel barwana n'igihugu cya Iran. Ariko kugeza kuri uyu munsi wa none, nubwo Iran yahisemo gufungura uwo muhora, wibuke yuko mu nkuru twe twagiye dutambutsa mu minsi yatambutse nuko Amerika yari yamaje gushora abasirikare barenga 1000 Navy, bandi twita ngo ni Navy soldiers. Nukuvuga ngo na n'ubu bari bagihari kandi bari bafungiye ahantu ku buryo ibintu byose bica mu ruhande bari barimo nabo batemeraga yuko bihatambuka. Ubu twavuga yuko se wenda hari agahenge biri gutanga ku bigendanye n'ibikorwa bihakorerwa, ubucuruzi bwambukiranya imipaka bucaho ngaho kuri ayo mazi. Twavuga yuko hari agahenge abatuye isi tugiye kugira. Birumvikana cyane rwose, kuko urumva niba ari umuhora twese twajyaga twari duhanze amaso tubona ko ubu ngira ngo n'umwana ushobora kuba akimenya ubwenge ashobora kumva iriya ntambara ya Iran ndetse na Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ndagira ngo mbere y'uko wenda tujya no mu bintu byinshi, ndagira ngo tubanze dusobanurire abakurikiye Ubutumwa TV. Yego. Umuhora wa Hormuz, ubu ngubu abantu twese tuziye twaramenye indi. Yego. Umuhora wa Hormuz bikaba ari inkuru izwi, ariko tukatubanze tumenye ngo Hormuz ubundi ni iki. Ubundi iyo ugiye mu mateka ya kera ukareba rya zina rya Hormuz ahantu ryaturutse. Yego. Ukomoka ku cyambu cya kera cyo muri Perisi. Ku Buperisi. Cyo muri Perisi. N'ubundi cyitwaga Hormuz. Ari cyambu gikomeye cyane cy'ubucuruzi, rikaba ari izina bakomoraga ku bijyanye byakomokaga ku mana yitwaga Mazida. Ikaba ari imana y'idini rya Zoroastrianism. Bikagaragaza ko aka gace kari gahuriyemo amateka menshi cyane ajyanye n'idini ndetse n'ubucuruzi, ariko bwo mu nyanja. Yego. Ni ukuvuga ngo rero biriya bintu ntabwo ari ibintu by'aka kanya, ni ibintu byabayeho kuva na kera, kuko dufashe nk'urugero buriya mu 1980 habaye intambara bise ngo ni Turkey War. Iyo ntambara yari intambara ikomeye cyane yabereye n'undi muri uriya muhora wa Hormuz, yari isharamenyeje Iraq ndetse na Iran. Buri gihe rero Iran ifata uriya muhora nk'igikoresho cya politiki.
nimututera cyangwa se tukarwana cyangwa hakabaho amahoro makeya twebwe turafunguye umuhora murahita muhungabana. yego rero n'ubundi bihura n'uyu mwaka turimo wa 2026 urabona ko habaye gukozanyaho kwa Israel na Iran, noneho birangira Iran igaruye ya turufu yayo kuvuga ngo aha muradurasa nibyo ariko natwe tugiye gufata hano hantu tuhanige, nitumara kuhaniga isi iraza kujegera, nimara kujegera byanze bikunze intambara iraza gucisha make kubera yuko abantu aho bakuraga ntihaba hatakiboneka. Kandi urabizi ko nawe bwana munyamakuru, nawe urabizi yuko buriya iyo amagara atereje umuntu asamaye. yego buri umwe asamaye n'undaye. Niba jewe mu kanya mvuze nti ndi ku ruhande rwa Iran cyangwa se ndi ku ruhande rwa Israel, noneho nkabona habaye ikintu nk'icyo ngicyo kandi nzi yuko kuri uramuhora hari amamiliyari ninjiza aturutse muri uramuhora. Ikintu gituma uramuhora udafungwa kugira ngo ntaza kugira ikibazo cy'ihungabana ry'ubukungu. Nicyo rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwo mutego baguyemo, bisanga uramuhora Iran iwufunze. Ubwo muri make icyo ushaka kuvuga nuko kuba Iran yarafunze yarahisemo gufunga uramuhora rwose kuva na kera ntabwo ari ubwa mbere ibyo bintu bikora. Ntabwo rwose ari ibintu by'uyu munsi, mujye mu bitabo by'amateka murebe musome murasanga guhera inarawundi nibura nko mu 1980 ibyo bintu ari turufu yagiye baho buri mwaka uko bashatse kuyikora mu jisho. Ariko nanone amateka akavuga yuko iteka buri gihe ibihugu bikunda kuyishozaho intambara muri make biba byayiyenjejeho, nayo ikabikora nk'imwe mu ntwaro ifite yo kwitabara. Abusolimawi kuko nubundi uravuga uti rero jewe ubu ngubu magenga y'umuntu yaguteye bavuga ngo umuntu ngo yitabaza icyo afite. Yego umuntu yitabaza icyo afite burya ni ukuvuga ngo niba umuntu aje kagusanga mu nzu icyo uri ufite ako kanya nicyo uvuga uti reka nirwaneho. Rero ni amahirwe kuko mu by'ukuri ntabwo uramuhora uca muri Iran gusa. Hari ibindi bihugu bikora kuri izo mbibi kuri ayo mazi. Bikora kuri izo mbibi. Ariko kubera ko Iran ifiteho nyine share ifite aho igomba gufata. Kandi afite akamaro gakomeye irahaniga. Yego. Ukuvuga ngo reba nawe nyine uramutse reka dutanga urugero. Uramutse urabona twese tuvuga yuko amaraso atembera ava ku mutima ajya mu bindi bice byose by'umubiri. Ubwo no kuvuga ngo kugira ngo amaraso agere mu ino nuko aba yaciye muri miskle na za globule rouge zo ku kuguru. Yego. Buriyo hafashe ukahazirika rero ukazirikamo hagati hariya. Ubwo no kuvuga ngo mu ino bagomba gutabaza byanze bikunze. Yego. Kubura amaraso. Ndagira ngo abakurikiye ubutumwa TV baze kubyumva muri iyo context, mbangira ngo tuzi rimwe tujye tunavuga n'ibintu abadukurikira babasha kumva neza, babisanisha n'ubuzima bwa buri munsi banyuramo bwa buri munsi kugira ngo tubashe kumvikana neza, tubashe gusobanukirwa ibijyanye na politiki y'ubukungu ndetse n'ifaranga ndetse na politiki isanzwe. Wenda nifuzaga ko wenda mbere yuko kubigendanye n'uyu muhora wa Hormuz, ariko mbere ho gato tugaruke ku ntambara Amerika ndetse n'igihugu cya Israel bashoje ku gihugu cya Iran. Mu by'ukuri ni intambara yatangiye bavuga yuko igihugu cya Iran bagishinza kugira ibitwaro ngo byaba bitemewe ku rwego mpuzamahanga. Bafata umwanzuro w'uko bagomba kujya kurasa ariko bagiye guhiga ububiko ndetse n'inganda zikora ibyo bisasu ibyo bibombe nuclear. Kuba byarageze intambara aho imariye gutangira twaragiye tubona yuko Amerika ahubwo yirasira peteroli, ibigega bya peteroli, ikirasira amapipeline, ikirasira ibirombe ahantu ngaho. Ibyo bintu wowe mu magambo make wabibonye gute? Ngira ngo abadukurikiye ndagira ngo tuze gusobanukirwa neza. Hari mu 1939. Yego. Habayeho ngira ngo ni mu gihe habaye icyo bita economic depression. Yego, economic depression. Ubwo ni ihungabana ry'ubukungu. Byatewe no kuba hari havuyemo intambara ya mbere y'isi. Yego. Nuvuga ngo iyo urebye ikintu cyateye intambara ya mbere y'isi bakubwira yuko ngo ari urupfu rwa Archiduc François Ferdinand kira gikomangoma cya Autriche. Yego. Bakavuga ngo niyo cyateye intambara ya mbere y'isi. Ariko ukibaza ngo gupfa kwa François Ferdinand
Ibyo byatumye habaho intambara ya mbere y'isi, ibihugu byose birarwana birakocorana. Ahubwo icyo bivuze, hari icyo bita immediate cause cyangwa se impamvu ya bugufi ituma, ni imbarutso. Mu magambo makeya, ni imbarutso iba yabaye, bakavuga ngo igikomangoma cyapfuye cya Autriche, none reka duhite turwana twe twarabuze aho duhera. Mu by'ukuri impamvu iyo abantu biga ayo mateka, impamvu itarigeze yumvikana n'ubu itajya yumvikana na rimwe, ukuntu ari uwo muntu umwe ari we wateye intambara y'isi, abantu bakarwana bakicana. Iyo mpamvu ubundi ntiyumvikana rwose, nanjye ndi mu bantu batayumva neza. Ariko icyo nkubwiye cyo habaho icyo bita immediate cause cyangwa se short term causes, ari nayo nabyita ko ari imbarutso. Yego. Kuvuga ngo bakekwa ko bacura ngo ibitwaro bya kirimbuzi, none ngo bagiye kubireba. Baravuga ibirombe. Ibyo byerekana neza yuko kerekana, none se izo ntwaro zibikwa muri kaminuza? Izo ntwaro se zibikwa mu birombe bya peteroli? Ngira ngo hamwe mu ho bagiye barasara naho barashe ishuri rwose ribivuga ko ry'abakobwa, hapfa n'abantu 100. Amanywa ava tubireba. Rero icyo bivuze nuko bari barabuze impamvu, bararebaga bakabona nta yindi mpamvu yatuma abantu bajya mu kindi gihugu kukivogera ngo barebe iby'intwaro, ariko basanga kubera yuko Iran ntabwo iba muri bihugu bifite droit de veto. No kuvuga ngo ntabwo yemerewe gutunga zira ntwaro. Ntabwo ibyemerewe. Mu mategeko batoye barabana bo muri NATO, batoye yuko igihugu bazabona nyine kiri hanze ya bihugu bitanu bifite droit de veto, ari nabyo byemerewe gutunga izo ntwaro za kirimbuzi. Bagomba kuzajya kuzihiga uko byagenda kose. Bisanga rero ariyo mpamvu ishoboka yonyine kugira ngo baze muri Iran, kandi bise nkaho bifite defense. Ubu kuba barafashe uwo mwanzuro wo kuza hariya ariko bitwaje iturufu y'izo ntwaro bakaba barazibuze, ntabwo twavuga yuko ari ikimwaro, wongeyeho no kuba niyo ntambara birangiye bigaragara yuko batari kuyitsinda. Buriya kuri ground, buriya mu by'ukuri hari ukuntu mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga, cyane cyane ndavuga ubwo amategeko mpuzamahanga. Yego. Cyane abayatora ni nabo bayica. Yego. Ukuvuga ngo igihe ari cyo kuba aka kanya ngewe naza nkakora icyaha, amara kugikora ukanjyana mu rukiko ariko hakabura ibimenyetso, icyo gihe urukiko rurandekura. Yego. Rurandekura ntacyo ribunyagirize, ariko kuri ground ababireba baravuga ngo uyu muntu nubwo yarekuwe habuze ibimenyetso, ariko iki kintu yaragikoze kandi iki kintu kiragaragara nabi, ntabwo bikuraho ko society igomeza kugukemanga. Rero kuba barafashe iyo mpamvu isa nkaho yumvikana mu mpapuro, ariko kuri tele twebwe tubibona, n'abandi basesenguzi muri rusange n'isi yose ikabibona, nuko yirengagiza ukuri. Ibyo ngibyo ni ibintu bigaragaza yuko ari igisebo kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ntabwo wambwira ukuntu ishuri ari ryari ribitse intwaro, ibirombe bya peteroli, kandi noneho hakora icyo no kwigamba. Abantu baranigamba rwose, akavuga ati jewe iyo muri Venezuela nzayitwara, iyo muri Iran nzayidaha, iwacu hano turayifite ihagije peteroli. Ubwo ibindi bihugu bigasa nkaho bisigaye bisa nkaho bititaweho. Icyo ngicyo bikanazana na arizi Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora kuzagabanuka mu minsi mikeya iri imbere. Turahari turi kubisesengura turabibona, ariko ngewe mu maso yanjye mbona ariko bigana ishobora kuzabura arizi benshi rwose, kuko haje kwikunda cyane. Niko bimeze. Reka twigarukire wenda ku bigendanye n'umuhora wa Hormuz. Muri ino minsi ishize Amerika yari yaratanze nanone deadline, ifite ukuntu ugegera gutya igatanga ngo nyirantarengwe, ikavuga iti dushyizeho iminsi ni bari barashyizeho iminsi 48 yuko Iran igomba kuba yaremeye agahenge. Hanyuma rero muri proposal nubwo bananiranwe mu byo baganiraga, ariko kimwe mu bintu buriya Iran ngo yari yarashyizemo nuko igihugu nka Israel kigomba kwemera yuko umushinga bari bafitiye Libanone tujya twumva muri Bibiliya ngo Libanone, nuko bagombaga guhagarika ibitero bari bagiye bari barimo gutegura ngo byakarabutaka byo kurasa igihugu cya Libani, kubera yuko igihugu cya Libani nicyo ngo gicumbikiye ya mitwe Israel ihora ihiga. Hanyuma rero Amerika, Iran ibifashijwemo na Amerika mu biganiro bagiranye byabereye Washington ku munsi w'ejo mu kugeza mu rukerera,
Amerika rero ikaba yabashije kumvisha Isiraheli yuko ihagarika ibyo bitero yashaka kurasa muri Libani. Hanyuma kwemera Isiraheli kwemera guhagarika ibyo bitero nibyo byahise bituma mu by'ukuri Libani na Irani nayo yemera gufungura uwo muhora wa Hormuz mu buryo busa nkaho butunguranye. Twabonye itangazo ahagana mu gicamunsi mu masaha y'igicamunsi rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga rivuga yuko Irani ikuyeho bariyeri ndetse amato yemeye gatambuka ku buntu nta kiguzi yako nk'uko yari imaze iminsi bikora. Twavuga yuko ari intsinzi igihugu cya Irani gikinnye. Hariya harimo ibintu bibiri. Harimo imbaraga za diplomasi, yego, hakanabamo n'imbaraga za politiki ndetse na strategy y'urugamba, yego. Kubera ko buriya none se wagize ngo kuvuga ngo Isiraheli yahagaritse gutera Libani, wagize ngo ni impuhwe se z'uko nyine badashaka kuyitera, ahubwo habayemo kureba kuvuga ngo ubundi biri gutera gutera Libani, yego, ko biri kutwongerera ibyago. Kandi rega baratuvugishije ukuri, biriya bihugu byarajegeye kuko iyo ugiye kureba nk'igihugu cya Irani rwose bavuga yuko hafi nka 45% igihugu bakijegeje ku rwego ruteye ubwoba cyane. Buri ntambara ubona bitangiza, ariko kuyisoza byo ni ibindi bintu. Kuyisoza bijya biba ikibazo. Binavugwa rwose binavugwa n'uwatsinze, bihora na za terime zikoreshwa mu butabera yuko ubundi uwatsinze ari utanga ubutabera. Ako kantu waruvuze birajyana nuko Amerika nayo yari yarafashe umwanzuro wo kuza kwegera uwo muhora, gusa yirinda kwegera ahari ibitwaro ndetse n'abasirikare ba Irani, nayo ibanira ku ruhande rumwe. Hanyuma uzi ko Irani yari yaratangaje yuko ibihugu bimwe na bimwe nk'Ubushinwa, Uburusiya byo bizajya bihatambuka, Ubuhinde nta kibazo. Hanyuma aho Amerika yari yarabaniye bo noneho bahagera y'amato y'ibyo bihugu yahagera, iyo ugasanga kuhaca biragoranye kuko Amerika nayo yahashyize bariyeri yabo. Twavuga yuko buriya iyo naguciye mu ijambo, yego, iyo ni strategy ikomeye cyane yandi nakubwiraga y'urugamba. No kuvuga ngo Irani yo yari yaravuze ngo abashuti bacu bo bazemererwa gutambuka nta kibazo cy'ihungabana ry'ubukungu rizabaho kubera uyu muhora, yego, biturutse kuri uyu muhora wa Hormuz. Amerika nayo abashorabwenge bayo bakareba bakavuga ngo nibigenda gutyo twebwe abarize bacu bazahahombera. Bamara guhomba rero ubwo baraba arizi bandi ba Irani bo ubukungu bwabo buzakomeza butumbagire, yego. Noneho twisange n'agaciro k'idolari nk'igikoresho turisha, kuko buri Amerika irisha idolari kurusha ibindi bintu byose bibaho. Barangira ritaye agaciro, birangire dusuzuguritse, twarijanditse mu ntambara. Reka natwe dufate mechanisme de défense, tugine natwe dufunga ahangaha, abo baharizi babo nabo babujye batambuka bigoranye cyangwa se n'abwe ntibanatambuke. Buriya kenshi agaciro karimo umutekano muke, buriya abashoramari ntabwo bahegera, ntabwo bahakunda, ntabwo wajya gushora imari ahantu ubona hari umuriro, yego. Navuga ko ari icyo kintu kirimo ni defense irimo, ariko mu buryo buri economique, ariko kandi na strategy y'urugamba. Mu kanya nahoze gukurikira amakuru update news ku bigendanye n'aho hantu kuri uwo muhora wa Hormuz. Barimo hari aho nabonye bavugaga yuko ngo Amerika yohereje abasirikare 10,000 ndetse n'amato agiye atandukanye y'intambara arwana yari korewe kurwana nyine mu nyanja ngari, ndetse atwayemo n'indege n'ibisasu bigiye bikomakomeye, kandi yuko ngo ibyo bintu urumva ngo na budget bavugaga na budget babikoreyemo y'amadolari menshi rwose. Twavuga yuko se buriya kuba Amerika yarafashe uwo mwanzuro wo kuhazana abo bantu n'ikiguzi byari byayisabye byagomba kuyisaba n'igihe cyose yari hamaze, dore ko nabo bari bagiye kuhamara ibyumweru 2. Icyo cyose si igihombo turi kubara ku ruhande rwa Amerika, ndetse bigendana n'igisebo ndetse n'ikimwaro cyo kuba baraje aho hantu barenze ibirometero birenga 100 bakaza gufunga ahantu mu by'ukuri kure y'ubutaka bwabo.
ya birumvikana ni igisebo ni ariko ntabwo bo bazabyemera, bazavuga yuko ari uburyo bwabakoreshejwe kugira ngo umuhoro ufunguke, bashyizemo imbaraga nyinshi. yego ijisho ry'abasesenguzi ryo ribona ko ari igisebo kandi cyanabonetse kera kuko buriya iyo ubona Amerika yishora mu ntambara ikamara byumweru 3-4 ukwezi amezi abiri iri kurwanira intambara itararangira, ubundi buryo bamaze kubatsinda uko dusanzwe tubazi amateka yabo. yego rero bizatanga umusaruro ukomeye cyane kuba izo mpande ebyiri nyine zarahanganye zikabasha gupezanya. ubwo no vuga ngo uruhande rumwe rurarwanisha intwaro, urundi ruhande rukarwanisha iturufu rya ekonomi. ubundi ni kiriya ntambara yubatse. reka twigarukire ku bihugu byacu, ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, by'umwihariko ibihugu bya Afurika ndetse n'ibindi bihugu. Kuba ngira ngo twagizweho ingaruka rwose n'iyo ntambara, ibyo bihugu uko barwanaga nitwe biri mu bantu biba bigomba kugiraho ingaruka. Nari ndimo ndavuga nti reka twigarukire kuri bino bihugu byacu ndetse n'ingaruka iyi ntambara yakomeje kugenda itugiraho. Ngira ngo twagiye tubona ibiciro bigenda bizamuka umunsi ku munsi ndetse n'ibikomoka kuri peteroli birumvikana. Ubu kuba hari icyakozwe cyabashije gukorwa cyiza muri ako gace, twavuga yuko se tugiye koroherwa, turabona ibiciro bigabanuka, ibiciro ukurikije mu mboni zawe, ibiciro biragabanuka, biragumaho byari biri, biragenda gute? Icyo ndibuze kubonamo ndaza kubivuga mu buryo bubiri. Ni igiki twakwitega muri make? Turaza kwitega kubona ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, kandi burya ibiciro muri rusange ibicuruzwa byose yego burya bidepanda kuri peteroli. Turaza kubona harazamo impinduka n'ubundi cyane ku bijyanye na peteroli, kubera yuko mu by'ukuri nubwo habayeho agahenge ariko urwikiye kwero cyahari. yego isaha n'isaha bashobora gufunga. hagiye kuba icyo bita expectation. Bavuge bati dufite ibigega byinshi tubyuzuze, ariko n'ubundi bwa buryo busanzwe bwo kurondereza tunashimira igihugu cyacu twarebye kure kikavuga ngo ngira ngo nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika yabivuze muri bya bindi bitatu igihugu abanyarwanda biyemeje, harimo icyo kureba kure no gutekereza byagutse. yego kumwe kubazwa inshingano, gutekereza byagutse no kureba kure. yego buriya iyo bavuze ko gutekereza byagutse rero niho kuza kuvuga ngo ariko ko mbona nta peteroli ducukura, ubundi byagenda bita umunsi peteroli yabaye ikibazo. umunsi yaba ikibazo bizagenda gute? Bizagenda biti niko kuvuga ngo reka tuvugurure public transport cyane cyane bihere mu mujyi wa Kigali, hanyuma reka turebe ko twakoresha imodoka z'amashanyarazi ndetse n'amamoto. icyo gihe bwari uburyo bwo kuvuga ngo nubwo habaho ikibazo cy'ibura rya peteroli, ariko ntabwo tuzagira ikibazo ngo duteseke burundu tugende ngo duparike mu nzu. yego icyo bisobanuye yuko iyo tuza kuba twaramaksimije iyo politiki imeze gutyo, twebwe aka kanya nta kibazo kinini twari kuba dufite. n'ubundi mbona yuko nta kibazo kinini kizavamo, kubera ko nahoze mbona kare tweet ya Uwera Jean Maurice, ni umuvugizi wa guverinoma wungirije, avuga ko igihugu gifite ibigega byinshi bihagije kandi bateganya kubikuba inshuro zigera muri 3 mu myaka 3 iri imbere. yego bitangira uyu munsi uburyo bwo gustoka ibikomoka kuri peteroli. Rero turaza kubona ibiciro biba stable, cyane ko leta buri ibireba cyane kandi ishyiramo nkunganira aho biri ngombwa, kuko nka buriyo twari kubona ibitangaza bikomeye cyane iyo biza kuba mazutu nayo yazamutse. buri igice kinini mu gihugu bakoresha mazutu. yego buriya kuba essence yazamutse ikagera ku hafi 3,000, mazutu muri stable hariya kuri 2,500 ngira ngo ni ikigaragara ko buriya hari icyakozwe kugira ngo hari imbaraga leta yashyizemo kugira ngo ibiciro bikomeze kuba stable, kuko babonye ko ibikomoka kuri peteroli ubu ngubu ibiciro ntabwo byazamutse nk'uko twari tumenye yuko byazamukaga. ubwo n'umushinga wazamutse, ndetse niba nabibona public transport mu kanya navuze mbona tweet ya Rura
ikigo cy'igihugu urwego rw'igihugu rw'ingenzuramikorere rura batangaje ko bamaze guhana abakora transport mu buryo bwa rusange barenga 100 mu gihugu hose kubera kuzamura ibiciro uko biboneye ibiciro ngo ntigomba kuzamuka mu binyuranye n'ibyo yatanzeho umurongo mu cyumweru cyashize. Yego ariko wenda turimo twegereza no ku musozo ngira ngo wibagiwe no gushimira leta y'u Rwanda ko ikomeza gutekerereza abanyarwanda ndetse n'abandi bagenderera igihugu mu buryo bivuzeho nayishimiye ku byo yakoze ikomeje gukora uburyo nkunganire zigenda naringiye kuvuga kuri kano kantu ko guteza imbere ibinyabiziga bikoresha ubundi buryo butari ibigendanye n'ibikomoka kuri peteroli. Ngira ngo abagenda umujyi wa Kigali babona moto zahateye nyinshi cyane zisigaye zigenda zidakoresha peteroli, ibinyabiziga bitwara abantu, amakampani arimo gushishikarizwa ndetse hari nyinshi zatangiye kubikora. Ibyo byose ngira ngo biri mu gisubizo cy'uburyo bwo gukemura igihe habayeho ahaturuka za peteroli nk'ibyo twari turimo turavuga, igihe peteroli zitari kubasha kugera kuba zigomba kugeraho neza ngo bazikoreshe. Bigaragara ko mu myaka iri imbere bwana Tumugane twebwe ntabwo tuzajya tugira ikibazo ubutaha. Icyo ngicyo yanagereyeho bwana munyamakuru. Yego nagitangiriyeho mvuga ngo iyo tuza kumva iriya politike neza tukaba twarabigiyemo nk'uko ngubu turimo kubijyamo ikijyanye na peteroli, kujyanye na transport, nta kibazo twari bugire. Ikibazo twari kugira ni ikijyanye n'ibishamikiye kuri peteroli, kuko buriya ngira ngo urabizi ko ibintu byinshi bishamikiye kuri peteroli. Yego peteroli igira uburyo bikorwamo, babanza bafite uburyo bayidirutinga hejuru mu mashini ntuza ya mbere ivuyemo iza kuba ari tujyanisha mu modoka esanse bita esanse ikaza kuba ari hafi wenda ikorera mu ndege, kerozene hagakurikiraho hasi hakaza zino bakoresha inganda za godora. Byose rero nibyo ibyo byose ni ibikomoka kuri peteroli. Yego twamaze twarakurikije na politike twagira ikibazo ku kijyanye na transport gusa, ariko twakemura ikibazo cya transport gusa, ariko ntabwo ibijyanye n'inganda hari izafunga hari byinshi byagira ikibazo, ariko